Jackie ni umusazi ku kigero udashobora kwiyumvisha. Muri filime yasohotse mu 1983 ariyo Project A ikadirectingwa na Jackie Chan, akaba ari nawe umukinnyi w'ibanze yakinyemo stunt y'ibihe byose. Sinzi uko ushobora kuba ufite izina rikomeye cyane nka Jackie unafite akayabo k'amafaranga ugahitamo gukina scene nk'iyi dangerous kuri uru rwego nujye gushaka umustunt double. Muri kino kiganiro ugiye kumvamo scene z'ubwiyahuzi zagiye zikinwa n'abakinnyi bakomeye ku buryo ari amahirwe menshi bakubwiye ngo uyikine cyangwa njyewe hari amahirwe menshi yuko twabyanga. Mbere yuko dutangira neza ariko izi scene ntabwo twigeze tuzipanga ku murongo, ariko ziri muri stunt z'ibihe byose. Ibi nawe nugenda ukabikorera ubushakashatsi uraza kubibona. Muri iyi filime Project A ubundi ikinwa n'abakinnyi batatu b'ingenzi aribo Jackie Chan, Sammo Hung na Yuen Biao. Ivuga ku nkuru yo mu kinyejana cya 19 aho abapilot baba baza muri kino gihugu cy'Ubushinwa bagakora ibikorwa by'urugomo kubera ko na polisi iba yaramunzwe na ruswa bikananirana kubahashya. Mu gihe Jackie aba arimo kurwana n'abagizi ba nabi, aba arimo kurwana asa nk'aho arimo guhunga, bikaza kurangira yuriye inzu, bikaza no kurangira yifashe kuri iyi saha. Iyi saha yari muri metero 18 uvuye hasi, kandi Jackie yagombaga gukina kano gaseni afashe kuri ako kantu kagenda kerekana amasegonda, bikaza no kurangira kamukubise hasi. Ni ukuvuga ngo muri script z'iyi filimi Jackie yagombaga kumanuka hasi muri metero 18 kandi akamanuka butosho, nta migozi bari kuza gukoresha, akaza no kumanuka arimo kureba hejuru. Ikintu kigira kuno kumanuka kwa Jackie stunt mbi ishobora no kugutwara ubuzima ni ukuntu safety yari ihari ari ukuzaza amanuka agaca mu bitambaro bigacika bikamugabanyiriza umuvuduko gusa. Ni ukuvuga ngo Jackie ari kumanuka muri metero 18 agaca mu gitambaro cya mbere kikamugabanyiriza umuvuduko, akongera agaca mu cya kabiri, gutyo paka ageze hasi nta kindi kintu cyari kumuramira. Muri iyo foto icyo gitambaro wanakibonamo, ariko bo bari bakidesigninze neza muri filimi ku buryo nukireba utaza kubona ko ari ikintu bari bateguye cyo kuza kumuramira. Yaragiye afata ku isaha, hanyuma mu gihe bavuze action amanuka muri metero 18 anagira imana bino bitambaro bigabanya umuvuduko ajya kugera hasi, umuvuduko wagabanutse ku kigero gifatika. Wibuka ko mu gutangira twavuze ko Jackie iyi filimi yarayibereye director, ukuntu uyu mugabo ari umwihanduza cumu akimara kugera hasi yarebye ku gasene abona nago kameze neza, biba ngombwa ko bagasubiramo. Iyi scene bakomeje kuyisubiramo paka Jackie abonye scene yashakaga, kugeza ubu nimwe muri stunt z'ibihe byose muri stunt ziwe. None reka tureke kuvuga ko ari muri metero 18, nk'ubu wowe bakujyanye gukina filimi bakakujyana muri metero 10 bakakubwira ngo uraza kumanuka butosho, ibitambaro bigende bikugabanyiriza umuvuduko, iyo scene wayikina. Kugeza na n'ubu uramutse ugiye nko kuri Google ugasacinga scene z'ubwiyahuzi Jackie yagiye akina, iyi scene za muzambere. Muri Mission Impossible Rogue Nation harimo scene y'ubwiyahuzi kandi y'ibihe byose ku ruhande rwanjye. Umukinnyi w'ibanze hafi ya twese turamuzi w'iyi filimi bamwita Tom Cruise, kandi twese turabizi uburyo akina scene zigoranye. Akina muri iyi filimi yitwa Ethan Hunt, aza kumenya ko ari indege igiye guhaguruka kuri military base igatwarwa na Syndicate. Iyo Syndicate mu gihe waba utayizi aba ari groupe y'ibyihebe uyu Ethan Hunt barimo no kugerageza guhagarika. Ethan Hunt neza mu gihe abageze kuri military base ajya kubona kabona iyi ndege ya Airbus A1400 military irahagurutse itwawe na Syndicate. Uyu mugabo atagenda akijugunya kuri iyi ndege, agafata ku ruhande rwayo nayo ikamuzamukana, akagenda agerageza kuyinjiramo. Iyi ndege yaramugurukanye mugeza muri feet 5000, ubwo ni nka metero 1500. Nkubwiye ko si scene bayikinye bya nyabyo wabyemera. Mu gihe bari bagiye gushutinga iyi scene utagira ngo wenda uyu Tom Cruise yafashe ku ndege gusira muzamukana, bari bamuziritse imigozi ya safety. Bari banabanje kumwambika rinete za safety kugira ngo wenda ataza no kugira akantu kamwikubita mu maso, kubera ukuntu indege birimo kwihuta ryataryangirika cyane. Ni ukuvuga ngo ugiye gukina scene bakwambitse umugozi wa safety bagwana rinete, nawe wifata ku gihande kimwe cy'indege ikuzamura muri metero 1500. Iyi scene ni y'ubwiyahuzi ku kigero udashobora kwiyumvisha, ibi nabisacinze kuri Google ushobora kubibona. Aka kagozi kari gafashe Tom Cruise karamutse kagize ikibazo gitoya 99% rero gutayitaba Imana, dore ko nta muntu wamanutse muri metero 1500 nta mutaka ngabashe kuba muzima. Noneho ikintu gitangaje, iyi scene yose yagiye kurangira bayisubiyemo inshuro 8 zose kugira ngo baze gufata teke bashaka kandi zigaragara ko ari izanyazo. Uyu mugabo Jackie uyirebye mu masene y'ubwiyahuzi akomeza agenda agarukamo kubera ukuntu agiye yikorera amastunt yiwe yose kandi arimo no gukina filimi za action. Muri filimi ya Police Story harimo scene y'ubwiyahuzi Jackie yakinye, umbabaruze kumbwira muri comment nimba iyi scene wayikina. Ako gasene kazi iyi filimi igiye kurangira Jackie barimo kwirukankana uyu villain ashaka kumukuraho ibimenyetso. Mu gihe barimo kurwana n'abantu ba villain bari kuri floor yo hejuru, aza kureba hasi akabona ko villain agiye kumucika, agahitamo gusuta kuri kino cyuma.
nk'uko story ya filimi byerekana, asota kuri kino cyuma kiba kiriho n'utu dutara akamanuka agakomeza gukurikirana uyu villain, niko filimi byerekana. Reka noneho dusubira inyuma ho gatoya wumva imwe muri stunts z'ibihe byose ahantu Jackie Chan yahakiniye. Jackie ararebye abona ko villain agiye kumucika, ahita ahitamo gusota kuri kino cyuma. Iki cyuma cyari gifite hagati ya metero 4 n'eshanu kandi cyaramanukaga hasi kigaca mu birahure, cyari kinazengurutswe n'udutara twari turimo umuriro. Uyu mugabo Jackie ni umusazi, yahagaze kuri balkoni arasimbuka afata kuri kino cyuma amanuka kirimo kumutwika ibiganza. Udutara twose yacagaho twari tuzirikiye kuri kino cyuma twahitaga duturika tukamuturikira iruhande. Mu kujya kugera hasi nabwo yabanje guca kuri cya kirahure kimumenekeraho, ubwo yari amaze kugira ubushye ku biganza buri ku kigero cya second degree. Uyu mugabo wagira ngo kuri uyu munsi yari yabyutse nabi, mu kwikubita hasi igufwa ryo rya pelvis ryase riba dislocated. Uyu mugabo mu kugera hasi yaratatse kubera ubwo buribwe bwose yari amaze guhura nabwo. Iyi filimi nuyireba uzumva iryo jwi. Mbere yuko ariko bajya gutangira gukina kano gasene, bari bafashe kamera nyinshi bazishyira muri buri angle kuko bari babizi ko ari scene ifite risk zikomeye cyane bari bagiye gushutinga. Bari babizi ko ari take imwe gusa bagombaga gufata, nta gisene wayisubiramo. Ikintu wakibaza ko Jackie yari umugabo ufite amafaranga na fame, kuko cyatashakaga ngo mu stunt double ari buza ngakine zino scene. Dubai ni kimwe mu bihugu bya mbere ku isi bihemba neza, dore ko bibarwa ko byibuza abaturage baturuka muri nation zirenga 200 baba baragiye gushakira y'amaramoko. Ni kimwe mu bihugu ahangaha ku isi bitajya bikura umusoro ku mushahara w'umuntu, ibi bivuze ko amafaranga yawe yahembwa yuzuye. One Line Travel ni kampani ifite address kandi yizewe 100% ahangaha mu Rwanda, ishobora kugushakira akazi Dubai ikanagushakira ibyangombwa mu gihe kitarenze iminsi 15. Nk'ubu mu myanya tugufitiye aka kanya Dubai harimo officer cleaning, security guard, factory workers, bike and cyclist, ride as delivery, construction workers ndetse n'indi myinshi. Tugufitiye n'izindi serivisi nko kugushakira itike y'indege, kugushakira visa zo gusura ibihugu bitandukanye. Dushobora kugushakira hoteli yo kuraramo mu gihugu cyari cyo cyose, kimwe yuko dushobora no kugushakira ishuri mu bihugu bitandukanye. Wowe duhamagare kuri zino nimero cyangwa twandikire ku mbuga nkoranyambaga zacu ni One Line Travel, ubone serivisi zizewe 100%. Muri filimi ya Mission Impossible Ghost Protocol harimo agasena aho Ethan Hunt aba agomba gukoresha uko ashoboye kose kugira ngo agere mu cyumba aho ashobora kubona access kuri computer system. Icyo cyumba abashaka kujyamo kiba kiri hejuru cyane y'inyubako kandi nta muntu uba wemerewe kujyayo kereka ababifitiye uburenganzira. Ethan Hunt kinakora yinjira muri iyi nyubako akagera kuri floor ya nyuma iba yemewe n'amategeko, hanyuma agatangira gukoresha uko ashoboye kose kugira ngo yinjire muri kiriya cyumba. Mu kubona ko nta buryo na buto ashobora kugera muri icyo cyumba, aza kumena ikirahure hanyuma agafata gaze wazigendera ku birahure akagenda yurira kugira ngo agere muri icyo cyumba. Mu gihe barimo kugenda yurira agendera kuri ibyo birahure, izi gaze iyo zitangira kugenda zikora nabi, bino bita binatangira gutuma abura balance mu kirere. Kubw'amahirwe aza kugera muri icyo cyumba. None se iyi scene baba barashutinze bya nyabyo cyangwa iri computer generated? Igisubizo ni yego, iyi scene bayishutinze bya nyabyo. Aba bagabo ni abasazi uretse uzinyumvire bino bintu. Mu gihe bari barimo gushutinga iyi filimi bageze kuri kano gasene Ghost Protocol, Tom Cruise ashaka ko bagashutinga bya nyabyo. Iyi ni scene bashoboraga gushutingira muri studio izengurutswe wenda n'igitambaro cya green, bakazongeramo ibintu byose bashaka. Abantu bashobora kugukorera scene wenda ya King Kong irimo kugenda ikanavuga, ntago bashobora kuyoberwa kugukorera scene urimo kurira etage. Mu gihe bari barimo gushutinga iyi scene bagombaga kuyishutingira kuri floor y'123 kugeza kuri floor y'130. Iyo floor y'123 yari iri muri feet 1600, ubwo ni nko muri metero 500. Ni ukuvuga ngo Tom Cruise bamwambitse imigozi ajya gukinira hejuru ya metero 500. Kugira ngo wumve uburyo iyi scene iteye ubwoba, uzashake wenda nk'inzu ifite floor 6 uhagarare ku ya nyuma urebe hasi. Noneho Tom Cruise we bari bamujyanye kuri floor y'123 akazaza ni balancinga. Iyi filimi nimba warayirebye ibyo bintu warabibonye. Ikosa rito bari kuza gukora mu gushutinga kano gasene, umukinnyi wa mbere ugorana kuba yakina muri filimi yawe ahantu yari kuhatakariza ubuzima. Noneho iyi scene bayikiniye mu nzu ya mbere ndende ku isi, uza amafaranga umwarabu yaguca uje gukinira mu nzu yiwe urimo kwimena ibirahure. Aba bagabo wagira ngo barimo no kwihendesha. Uzi gushutinga scene yo muri metero 500, ibi biba bivuze ko nta mukameraman uri buze gukoresha drone cyangwa helicopter. Mu 1978 hasohotse filimi iri mu bwoko bwa action na comedy ariyo Hooper. Umukinnyi w'ibanze w'iyi filimi yari Burt Reynolds. Mu kurangira kw'iyi filimi ari agasene yari kuza gukina k'imodoka irimo gusimbuka. Mu gihe cyo gushutinga iyi scene y'imodoka irimo kurenga ikiraro, Reynolds yabonye uburyo script yayimeze ati sinishoboreye muyihe umustunt double. Uyu Reynolds nituze kumwita ikigwari, ari wowe si iyi scene wayikina. Iyi modoka yagombaga gusimbuka ikiraro ikagendera mu kirere ikahamara amasegonda afatika.
kugira ngo bakine kano gasene bagiye kuzana umustunt driver ariwe Gary Davis, kandi kugira ngo imodoka ize kumara igihe kirekire mu kirere bifashishije procedure ya rocket assisted acceleration, maze imodoka igendera mu kirere. Koko muri bino bihe iyi yari stunt y'ibihe byose. Ukuntu iyo modoka urimo kuyireba mu kirere ubwo yari irimo umustunt driver ariwe Gary Davis. Imodoka neza mu kugwa yaguye neza ahantu bari babiteganyije kiri buze kugwa, hakaza no kugabanya ingaruka zo kwangirika. Ariko ibi ntibyabujije Gary Davis kubikomerekeramo, ariko yasa nandika izina nk'umwe mu ba stunt driver bibihe byose.